Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzisi burya koko ngo hari igihe twirukankira abadusiga tugasiga abadusanga, kandi nanone ngo hari igihe wirukankana imbwa cyane wagera ukayimara ubwoba igatangira kukumenyera ntiyongere kugutinya. Umuntu ugukunda bya nyabyo, umuntu wagusariye uhora akwirukaho buri munsi, ntabwo umukunda nk'uko agukunda, ahubwo nawe ufite undi wasariye uhora wirukankaho, ariko n'uwo uhora wirukankaho ukunda bya nyabyo nawe afite undi ahora ari kwirukankaho yifuza ko ari we wamubera umukunzi. Urumva rero ko rimwe na rimwe twiruka ku badusiga tugasiga abadusanga. Umuntu ugushaka wowe ntumushaka, ahubwo ushaka uri imbere ye. Rero muri filime yacu The Homeless Girl, cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire, muri iyi filime ibintu bikomeje kugorana, niko bikomeje kugenda nyuma y'uko mama Lewis yagambaniye umuhungu we Lewis akamutandukanya n'umukunzi we Alice, agamije kugira ngo uyu Lewis atangire gukundana n'uyu mukobwa ngo ni Tricia, bitewe nuko Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Uyu Tricia yagerageje gukora uko ashoboye, agerageza gutanga keya zose zishoboka kugira ngo arebe ko uyu Lewis yamukunda. Lewis arabyanga, abwira Tricia ko niyo yabirote yahita yicura, abwira Tricia ko adateze kuzamukunda n'umunsi n'umwe. Tricia arakomeza arahatiriza, akora ibishoboka byose biranga. Lewis ararahira kugeza ubwo uyu Tricia yatangiye gufata icyemezo, aragenda ajya kwa Alice ashaka amakuru ya nyayo, amenya ko Lewis yakunze Alice, nta kintu na kimwe bamukurikiyeho, ahubwo ari urukundo rwa nyabwo. Uyu nguyu Tricia aza kumenya ko ahubwo uyu mama Lewis ari umugambanyi, ari we wagambaniye umuhungu we Lewis akamutandukanya n'umukunzi we Alice. Alice akimara kubibona gutyo, akimara kumenya ukuri kwa nyako, akimara kumenya ko urukundo bataruhatiriza, akimara kumenya ko urukundo rujyaho rushatse, atari ibintu bashiramo imbaraga cyane, uyu Tricia yahise afata icyemezo cyo kuvuga ko ibintu bya Lewis abivuyemo, ahubwo agatangira kujya gusura umuntu bita Alice, amukorera uburyo azongera agahura na Lewis, areba uburyo yongera kumuhuza na Lewis, bagakomeza urukundo rwabo. Gusa Tricia nubwo yamaze kuva mu bya Lewis byose, yamaze gufata ibyemezo bimeze gutyo, Lewis nawe kuri iyi nshuro noneho ngari kumva yatangiye gukunda Tricia, kandi Tricia nawe yamaze gufata icyemezo ntahinduka, avuga ko atagomba gukundana n'uyu musore ngo ni Lewis. Ese guys, urumva rimwe na rimwe tutiruka ku badusiga tugasiga abadusanga? Nimba ukunda filime The Homeless Girl, dukandire subscribe, udukandire like, uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, nibiba byiza uze no gukora share ku nshuti zawe uzizikunda filime The Homeless Girl, ubundi ibintu bigende neza. So rero muri iyi filime twavuga ko umuntu ugiye kuba yabihomberamo, umuntu ugiye gukorwa n'isoni ari mama Lewis. Mama Lewis akomeje gutegura ubukwe, akomeje gushaka amasare azaberamo ubukwe, akomeje kugenda atumira abantu inshuti ze, azi ngo hari ubukwe, kandi nyamara burya dukunda kuvuga ngo akami ka muntu ni umutima we. Lewis ari kubireba, azi neza ko nta bukwe buhari, ariko ntago ari kubwira mama we. Tricia nawe ari kubireba, azi neza ko adakundana na Lewis, nta bukwe buhari, ariko nawe ari kwanga kubwira mama Lewis ko ngo yikirirwa yirusha ko nta bukwe buhari. Abangaba bose ni mama Lewis wabiteye, ari nayo mpamvu bashobora kumwishura ubugome yakoze, aho azajya kubona umunsi w'ubukwe urageze akabona ubukwe ntibubaye, agatangira gusebera mu maso y'abantu yatumiye, ababwira ko afite ubukwe, umuhungu we azakora ubukwe. Guys, ibintu bikomeje kugorana muri filime The Homeless Girl. Sinzi nimba mwe nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl mudafite amatsiko yo kureba umunsi ubukwe bwa Lewis buzagera, hanyuma uyu nguyu mama Lewis agatangira gukorwa n'isoni. Ese guys, mubitekereza gute?
iyo mutekereje ukuntu Lewis bizarangira amenya ukuri, akamenya ko mama we ari we wamugambaniye, akamutandukanya n'umukunzi we Alice. Guys, ahangaha Lewis namenya ibi bintu, akamenya plani zose mama we yakoresheje ari kumugambanira, shaka kumutandukanya n'umukunzi we Alice. Abakunzi ba filime The Homeless, ndatekereza ko n'iyi episode mukumbuye kuba mwayibona y'igihe Lewis azamenyera ukuri kwa nyako, akamenya ko mama we na mushiki we Nana ari abagambanye. Guys, iyo episode nimba uyikumbuye, dukandire subscribe kugira ngo iyo episode itazagucika. Nukande subscribe, ugakanda like, ukaduha ibitekerezo bya hasi muri comment uburyo ubyumva. Hari abakomeje kugenda baduha ibitekerezo byabo, comment zabo, batubwira ko bashigikiye couple ya Dani ndetse na Tricia. Abenshi bakomeje kwifuza yuko uyu Tricia yakigira mu rukundo na Dani, ibya Lewis akabivamo. Nanone kugeza na n'ubu ngubu, nubwo Lewis akomeje kwigira umuntu wa danger, nubwo yagambaniwe na mama we, ariko nanone abakunzi ba filime The Homeless Girl baracyifuza yuko uyu Lewis yasubira mu rukundo rwe na Alice. Guys, abantu bashigikiye urukundo rwa Lewis na Alice ko rwagaruka, mwigaragaze. Kandi nanone abantu namwe muri kumva ko Dani yakigira mu rukundo na Tricia, bitewe nuko Tricia ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ugira impuhwe, ufite umutima wa kimuntu. Mu by'ukuri Tricia ntabwo ari umwana mubi, kuko ibyo agenda akora umunsi ku wundi mugenda mubibona. Ahubwo umuntu waje kuba mubi ni mama Lewis, aho yatangiye kwinjira no mu bugambanyi, ndetse tudasize n'uyu mushiki wa Lewis ngo ni Nana. Ese guys, ko uyu Nana nawe akomeje kwinjira mu rukundo, ashaka gukundana na Dani, ariko Dani akaba atari kubyumva neza? Nimba mukurikira filime The Homeless Girl neza, ngira ngo mubibona ko uyu Nana mushiki wa Lewis akunda Dani, ariko Dani we akaba adakunda uyu mukobwa ngo ni Nana. Nana nawe urukundo rugiye gutangira kuba rwamubabaza, agiye gutangira kubona ibyo Alice ahura nabyo buri munsi, aho umuntu bita Alice umutima we ukomeje kubabara cyane, ukomeje gushengurwa n'agahinda, bitewe nuko agerageza kuvugisha Lewis ngo abe yamubwiza ukuri, amubwira ukuntu ibintu byose byagenze. Lewis akamwima amatwi. Lewis ikintu kimwe azi kuri Alice ngo nuko bamubwiye ko ari umujura yabibye, kandi ubu bwose bwari ubugambanyi bwa mama we bwo kugira ngo Lewis atandukane na Alice burundu. So nimba ukunda filime The Homeless Girl, bye bye, avitira vista, turakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, shira imigisha mu byo